ntabwo nigeze numva nacika intege n'ubundi ni hahandi buzasaza nanga nyabibwira abantu ko amafaranga ari nk'amaraso ibyo bintu njya mbyumva none se navuga ngo ntabwo ko azakora. kuko bisanzwe iteka ryose dutangira tubasuhuza mwebwe mudukunda ndetse kandi mudahwema ko twereka yuko mubana natwe ibihe byose ni Women TV yendeye amasezerano. Uyu munsi twasimbukiye mu nyubako ya Chic, turi ku iduka ryitwa Omel Shop, aho kuri kamera zacu muri ko habona ni rwiyemezamirimo w'umugore. Twarabibemereye yuko gahunda dufite iki gihe, gahunda dufite mu bihe byacu byose ari ukwegera ba rwiyemezamirimo w'abagore koko bamwe badusangiza ubunararibonye bwabo butuma wa wundi ukeneye gutangira abona impamba y'ibitekerezo aheraho, wa wundi urimo urakora akabona birimo biranga afite impamba y'ubunararibonye imusunika agakomeza mu rugendo. Reka twakire mu rwiyemezamirimo turi kumwe uyu munsi atangira natwibwira. Tukwakire kuri Women TV. Murakoze cyane. Women TV ndayishimiye kubwo kudusura. Ngewe ubusanzwe nitwa Uwimanihaye Christine, ndi umubyeyi w'abana 3 n'umutware, nkaba ndi rwiyemezamirimo nkorera hano muri Chic. Mu buzima busanzwe ndi n'umukristo, nsengera mu itorero rya ADEPR. Amashuri nize amashuri y'ubuforomo. Wow, wize ubuforomo ariko uyu munsi wisanze urimo uracuruza imyenda, n'urugendo rufite inkuru itangaje ndetse kandi ushobora kwinspira benshi cyane. Uyu mwuga turi gusanga ibikorwa byawe birimo ubucuruzi bw'imyenda itandukanye. Ni ibintu mazemo igihe kingana iki? Ibintu byo kwikorera ni ibintu mazemo imyaka myinshi cyane igera kuri 20. Natangiye mereye ku tuntu dukeya ubwo nari ndangije kwiga amashuri yanjye. Ababyeyi banjye bampaye akazi muri business yabo ariko yibigendanye no kwa muganga. Ndakora muri uko gukora niho naje kubona yuko mfite igitekerezo cyo kuba nakwikorera. Ubwo nakoraga kwa muganga nashyize ku ruhande akantu k'agakioske k'amata na fanta, ndabikora mbona birakunze, nkabona ni byiza, nkumva ntangiye kugenda naguka ibitekerezo. Ubwo rero nibwo naje kugira ibindi bitekerezo byo gukora indi business igendanye n'ibintu byo kwa muganga. Ariko aho ngaho urumva nari maze gukura, kurumva natangiye gukorera ababyeyi mfite imyaka 20. Muri iyo 20 nari umuntu urambagizwa, ntangira kubona umukunzi arazana turafatanya muri kantine y'amata na fanta. Ubwo rero muri uko kubona dufatanyije ubu ngubu ubuzima, nawe yaraje turafatanya amfasha ku gishoro, ntangira noneho gukora na business yigendanye n'ivuriro. Nayo ndayikora mbona ni byiza. Na ya kantine igihari. Kantine yo naje kugeraho mbona kubikufatikanya ntago binyoroheye, ndayireka ntera intambwe yo gukora noneho ivuriro ryanjye ku giti cyanjye. Ndarikora ariko sinahagararira aho ngaho, ndavuga ni nubwo ndi gukora nibi nakaguka n'ibindi bitekerezo ngakora n'ibindi. Nibwo naje no muri ibi mbega nakoze ibintu bigiye bitandukanye. Nacuruje na kenkayori. Kenkayori nza kuyivamo, nza muri ibi bintu bigendanye n'abageni, ibintu by'abageni ndabikora. Muri ibyo bintu by'abageni ubu ngubu twagize ikibazo nyine kuko abageni bitakimeze neza kubera ibintu by'icyorezo cya covid. Bituma rero noneho ngira igitekerezo cyo kuvuga ngo reka mite ncuruza imyenda abantu bambara mu buzima bwa buri munsi itagendanye n'ibirori, kuko nabonaga ko ibirori bigize inzitizi kubera icyorezo. Aho hantu turaza no kuhagarukaho. Ariko iyo uvuze ngo utangije udufaranga dukeya, igishoro kidahagije, muri ibyo bihe mu myaka 20 umwana wavutse icyo gihe yatangiye kwiga kaminuza, wavutse utangiye business. Ayo mafaranga make uvuga watangije Westmeet nze yari nkangaye icyo gihe? Yari make cyane, karaga kioske rwose kamata na fanta byari nk'ibihumbi 100. Ibihumbi 100 by'icyo gihe? Nyamara byari byinshi. Byari nk'ibihumbi 100 kuko nakodesheje akazundu, mva naragakodeshaga 20. Ngura udukombe, ngura tuntu two frigo narayikodeshaga. Yego. Ntangiriraho
mbona ngize igitekerezo, mbona ko nyine nshobora kuba nifitemo impano, nimba nabyita impano yo kuba nakomeza ngashakisha. Byaramfunguye cyane kumenya kubara amata, litiro zirava amaya, ijerekani ndakura amaya, nkomeza ngenda ntekereza. Ubwo rero nibwo naje no kunguka ibyo bitekerezo byo gukora n'iryo vuriro, nabyo bigenda neza. Ubu rero uyu munsi ndi muri ibi byo gucuruza imyenda, ariko hagati aho n'urugendo rurerure nacuruje ibintu byinshi. Imana igenda ifasha, bigenda neza. Mu rugendo rw'imyaka 20 ya business, inkuru itajya ikuva mu mutwe yakubayeho yari igiye gutuma uvuga ngo ndabona ibyo kwikorera mbaye nkaho mbisubije inyuma, yabaye ihe kuri wowe? Ngitangira nari mfite rwose courage, ntabwo nigeze numva nacika intege. Numvaga mbikunze, ngomba kugerageza, nkagerageza ku buryo bigenda neza. Ariko icyorezo cya covid cyo ejo bundi rwose cyari kinkomye mu nkokora. Cyari kinkomye mu nkokora ko nacuruzaga ibintu bigendanye n'ibirori, amakanzu y'abageni, amakostime y'abageni, dukora decoration tukabigurisha abageni n'abandi bambika abageni. Ejo bundi rero covid ije rwose byari bitumye ncika intege, ariko nkuko rwiyemezamirimo atagomba gucika intege nibije, ndongera Imana iramfasha, ibitekerezo bindi biraza, ngira ibi bitekerezo byo gucuruza imyenda umuntu ashobora kwambara no mu buzima busanzwe, niko gutangira gucuruza iyi myenda. Hari igihe usanga bamwe bakubwira ngo ngiye gufata agahendo huke ngende ntekereze, nshyira ubwenge ku murongo, cyangwa se nshyira ibitekerezo ku murongo. Wowe ugira ibitekerezo byunguka iyo uri hehe ryari? Ibitekerezo, kunguka ibitekerezo akenshi kubera ko ndi umukristo, ngendera kuri rya jambo rivuga ngo nzahira imirimo, Imana nibivuga muri Bibiliya, nzahira imirimo y'amaboko yanyu. Ubwo rero icyo gihe iyo maze gusoma Bibiliya ngasenga, ndavuga nti rwose ubu ngiye gukora kandi Imana izampumugisha. Ngahita ntangira. Ese kuko kuba waricaye ukiga ubuforoma imyaka irenga 12, warangiza ukaba utarabikozemo nk'akazi, ntabwo ujya ubona ko ari sheke wagize mu buzima bwawe? Wenda hari aho ntakubwiye, ubuforomo narabukoze n'ubu ndabukora. Ndabukora rwose, nuko nyine nka rwiyemezamirimo ntabwo uvuga ngo urakora ikintu kimwe, ukomeza ugenda ushakisha, ndabikora. Hari imvugo abanyarwanda bakunda gukoresha ngo no gushabika, naho uri umushabitsi mubyeyi. Ikintu nakubwira cyo nuko utagerageje ngo ukore muri iyi si nta n'ikintu wabona. Nta kintu wabona, ugomba kugerageza ugakora, ugakoresha imbaraga zawe, ugakoresha ubwonko bwawe, ukumva ko bukoze. Kuko burya utanakoresheje ubwenge bwawe ngo ubukoreshe, n'ubundi ni hahandi buzasaza. Ntiwavuga ngo urabubika ngo nzabukoresha nyuma y'imyaka 10-15. Oya, bukoreshe, tekereza cyane, sura abantu bagiye bagera imbere ya bihangiye imirimo mbere yawe, ubaganirize, ugire ikintu bakuraho, icyo cyongeranye n'icy'abandi bizagufasha nawe kugira icyo wunguka, nawe utangira kwikorera. Abantu bakuberaga nk'icyitegererezo cyangwa se n'abaki, abantu bakubera icyitegererezo mu mikorere yawe kugeza ubwo ubafata nka moteri guhereza imbaraga zo gukomeza gukora, ni bande kuri wowe? Nakubwiye ko ntangira kwikorera, ntangira gukora ubundi nahereye kuri business ya famiye. Ubwo rero muri famiye ibintu byo kwikorera ni ibyacu. Ni ibyacu rwose, nabyirutse mbona bashakisha, nanjye ibyo bintu rero byangiyemo ku buryo rwose mba numva mbikunze, nzanakomeza nkanabikora. Yego. Uyu munsi wowe wumva nk'abana ufite ari nk'uwuhe murage wabaha mu bijyanye na business? Umurage numva naho abana banjye ni ukumva ko nabo ubwabo kwiga ni byiza, ni nabyo binatuma dukomeza tunatekereza neza, ukavuga uti ukabasha kwikorera iyo mibare, ukabasha kuvuga izo ndimi, ukabasha kugira iki, ariko nabagira inama ngiye ku bwanjye yuko batekereza kuzikorera. Kwikorera ni byiza rwose, ntako bisa kwikorera. Iyo tujye duhura n'ikibazo cyo kumva ngo twarize ariko nta kazi dufite, urubyiruko rwinshi twarize ariko nta kazi dufite, kugira ngo iyo ndirimbo tureke gukomeza kwiririmba ahubwo tugire indi nshyashya, twarize ariko turimo turanakora, igisubizo kivuye nko kuri we cyaba ari nk'ikihe?
igisubizo ngiye naha urubyiruko cyane ni ugutinyuka. Ni ugutinyuka ukareba udufaranga duki ubonye, kandi rwose nta muntu utagira amafaranga. Nyabibwira abantu ko amafaranga ari nk'amaraso, nta muntu utayagira. Ayo make ufite wiyasuzugura, kuko burya esheke ya mbere no gusuzugura amafaranga. Ayo mafaranga make ufite wiyasuzugura, reba ikintu utangira kigendanye nayo kore, kandi wirinde gucika intege. Icyo kintu numva nabagiramo inama. Ubuze ko ari umuntu wahagurutse mu ntara runaka akaza i Kigali aje gushaka ubuzima, nyuma yo kuza gushaka ubuzima bukamukaranga bya bindi yize ntibimurengere, yamara kubona bitamurengeye n'urugero akavuga ati ngiye mu gisekiriti, bagiye kumpa 30,000, ndagomba kubaho i Kigali. Uwo nawe arote kuzikorera mu 30,000 biri kuva mu gisekirite, urebye ubuzima turimo hano i Kigali, akodesha inzu arye, hanyuma atekereza no gusevingira business cyane. Rwose yabikora. Yafata ayo mafaranga arimo arahembwa, akajya akoreshaho makeya y'ibyo bibazo nyine bikenewe. Ariko 30,000 oya niyo ibyaba 20,000 akabika, niyo yajya abika 1,000 cyangwa 2 igihe runaka, sibyo? Ufashe 3,000 ari guhembwa 30, ufashe wenda nk'ibihumbi 10, ibyo bindi 20 akaba ari byo akoresha ibibazo bye. Ibyo 10 akagenda bibika. Ndakumenyesha ko umwaka wazashyira afite 120. Yego. Iryo 120 harimo ibintu byinshi yabitangiza kandi bigakunda. Byonyine niyo yagenda akajya mu cyaro, ubwo ni urugero, akajya mu cyaro bejeje ibishyimbo, akagenda akagura y'ibishyimbo, kwa kundi biba byeze bigura make, akabizana akabibika, arikikorera ka kazi ke ku sekirite. Igihe iyo kigeze bya bishyimbo birahenda, agahita bigurisha, yahita yunguka kandi agakomereza. Iyo nama nayo nayibagira. Cyo ni igitekerezo cya business akakanye. Ubu nk'umuntu uri gutekereza kuvuga ngo ndi hano i Kigali n'urubyiruko mfite nk'amafaranga yanjye makeya, urabona nka sector y'ubucuruzi cyangwa se ya business wabashishikariza gushoramo amafaranga make bafite ari nk'iyi? Amafaranga make y'abafite byonyine nibyo nari nkubwiye byo kuba bacuruza iyo myaka mu gihe yeze ukayirangura, mu gihe runaka yabuze yatangiye kugabanuka ukaba wayicuruza, nabyo byakungura. Ubu se ni ya business bashaka gukuraho ubuzima bwa buri munsi. Ubu niba wicaye muri Omel shop urabasha gukora, umukiriya kinjira ukaza kubonayo gukemuza utubazo two mu rugo, ukanabona ugukomeza ukarangura, mbega akeneye kuguma muri muvoma koko y'amafaranga, atari ya business dependa kuri season runaka. Icyo gihe nazo zirahari. Zirahari rwose. Erega kereka nk'abantu bashobora kuzana ibintu by'ubunebwe, ariko hari ibintu byinshi cyane umuntu ashobora gukora. Hari ibintu byinshi ushobora gukora, ushobora no kujya kuri njya nko ku YouTube nkabona ibintu abantu biga guteka, ushobora guteka n'amandazi n'urugero. Wayigiye kuri YouTube utararinze gushaka umwarimu. Muri twa dufaranga twawe dukeya ugateka ayo mandazi, ukajya ku mabotike ukagenda ubaseriva, wagira ikintu ugenda usagura. Ikintu abantu bagomba kwikuramo pe ni ukwikuramo ibintu byo gusuzugura umurimo. Umurimo wivuga ngo mfite amadiploma ngana gutya, wivuga ngo nizi ibi n'ibi, ibyo ni byiza warabyize kandi binagufitiye umumaro. Biratuma uzatuma utekereza neza, bizatuma nyine wunguka ubwenge, usoma ibitabo, ubashe kubara umusoro, ubashe kugira iki. Kwiga ntago byataye agaciro, ntago wapfushije igihe cyawe gusa. Ariko nanone wivuga ngo narize sinzakora akazi, gerageza ukore kuko ukeneye no kubaho. Wow, urakoze cyane. Ni ibitekerezo byiza cyane biri kuva mu mubyeyi Christine, akaba ari we ufite iduka rya Omel shop hano muri Shike. Imyenda myiza cyane nkuko ndimo ndayireba, yaba mama, imyenda y'abageni ndetse n'inkweto zabo n'udusakoshi twiza. Abantu mukurikira Women TV muzaze mugere muri Omel shop mu muhahire. Hanyuma nkuko twari turimo turaganira, iyo utekereje ku mikorere yawe ya business ukareba uko ibihe byerekezamo, niki cyatumye uvuga ngo ngiye gushyira imbaraga mu bucuruzi bw'imyenda? Uyu munsi mbariho nshyira igihe cyanjye kinini. Ubu ushobora gusanga ibijyanye n'ubuvuzi harimo abandi, ariko uyu munsi we wicaye kuri Omel. Kubera iki ubucuruzi bw'imyenda ari bwo gushyiramo imbaraga? Nakoze cyane. Ubu kiza imbaraga mu gucuruza imyenda. Nakusobanuriye ko ubundi ntangira ibintu byo gucuruza muri uyu mujyi by'imyenda, nari nahereye ku myenda ya ceremony, ibirori. Ibirori covid yaraje nyine irabihindura. Ubwo rero ntago nari bubone ikibazo kibayeho
ngo mvuge ngo ndafata ya myenda yanjye njye kuryamana nayo mu rugo ngo ndeke gukora kuko nkeneye kubaho abana bakeneye kubaho. Ubwo rero nahise nigira inama ndavuga nti ni byiza yuko nashaka imyenda idahenze. Hano dufite imyenda idahenze pe kandi wambara ukaberwa. Ndavuga nti reka mfate imyenda idahenze umuntu ashobora wese kubasha kugura. Nk'ubu imyenda dufite ni imyenda buri muntu wese pe ashobora kugura. Ndavuga nti reka tuba ariyo twigiramo tuyicuruze ya maseremoni twagiye tuyashyira ku mapromosiyo wenda rimwe na rimwe bakagura indi turayabika dutegereje ko wenda ibihe bizongera bigahinduka. Ni muri ubwo buryo rero ninjiye muri iyi myenda isanzwe. Reka twizere yuko bizahinduka kandi tugakomeza koko tugakora ntidukomeza kwirinda nk'uko tubisabwa. Birumvikana ko wagombaga gukomeza kuhashyira imbaraga cyane cyane nk'ikintu gishyashya wari umeze nk'aho ufunguye cyangwa se uhinduye kugira ngo koko utangire ubone izo mpinduka. Turi guhura n'ikibazo kimwe ugeze kugikomozaho ngo ikintu muri twebwe tutagakwiye gukomeza kwishyira mu mutwe ni ikintu cy'ubunebwe. Buryo ubunebwe bwamaze kukugera mu mutwe byose biba byapfuye. Rero nayo case iri gushinjwa urubyiruko muri iyi minsi yuko urubyiruko nubwo ari zo mbaraga z'igihugu yuko ari bo igihugu gitezeho amakiriro ariko ntago bashaka gukora. Ntago bashaka gukora ya mirimo koko isaba imbaraga nyinshi isaba no kuvunika cyane. Nawe niko ubibona? Nanjye niko mbibona. Ntago ubona urubyiruko rushaka gutekereza cyane. Bavuga ati yenda nimba umuntu amaye ibyo 10,000 kuko 10,000 ushobora no kujya muri famiye bakabiguha ngo atekereze ati 10,000 bamaye ntago ngiye kubyishimishamo gusa cyangwa ngo mbiguremo ishati birangire. Ngo avuga ati 10,000 ndakomeza nambare ya shati nari nsanganywe 10,000 ndebe ko nanjye hari ikintu nazabasha kugeraho cyangirira umumaro. Ikintu cyo kigutera ubwoba mu rubyiruko rw'ubu ngubu ni iki? Ikintu kintera ubwoba mu rubyiruko rw'ubu ntabwo ubona bafite ubwoba mbega ngiye nicyo mbona. Nta bwoba bafite. Isoni zavuye. Nta bwoba arumva nyine araho ntabwo atekereza ngo avuga ati binzabigeraho gutenga ubona arahangayitse. Nta bintu byo guhangayika ntabyo. Hari imvugo muri iyi minsi iri hanze ubona ibintu bikunaniye ko ugatereka n'ubundi nibereho nta bukwe nzakora. Ibyo bintu njya mbyumva. Ugeze umva? Njya nzumva zikanambabaza cyane. None se navuga ngo nta bukwe azakora deja umuryango azaba wurangije mbega nta muryango ushobora kuboneka. Hoya none se kandi abahita bakugangarega kudakora ubukwe ntago ari ko gukora umuryango. Ubundi no kuvuga ngo navuga ngo ntazakora ubukwe deja nta bana azabona nta mugore nyine urumva nta famiye. Nanayibona izaba iri mu kavuyo. Izaba ari famiye nyine iri mu kirere utamenye ibyayo. Ngo amafaranga atazubaka inzu muri Kigali amafaranga atazubaka inzu muri Kigali ngo yubakisha umubiri. Umubiri se sibyo naherewe nkubwira nti umubiri ni uwubaka n'ubundi uzasaza. Uzagera usaze ntago uzawubaka ngo ukomeze ngo uzavuge ngo uzagera mu myaka 50 60 wa mubiri wawe ukiriwe. Reka da n'ubundi uzasaza. Ariko nuvuga uti muri iyi myaka ngifite imbaraga ngerageze nkore uzagera muri ya myaka nibura wariteganyirije. Ariko ububanza binaterwa na cya kintu bakomoje ngo urubyiruko rw'ubu ntabwo barukigira. Bimeze nkaho ntabwo babwa hazaza buhari. Ntago ubona nta kintu ubona kibahangayitse. None se ubu kugira ngo nk'iki kintu gihinduke byibura bongere bitekerezo babone yuko imbere hari n'ubundi buzima hari n'urundi rugendo bafite kugenda turasabwa iki? Ikintu gisabwa ni ubukangurambaga cyane abantu bakagerageza kugenda babaganiriza nabo kandi bagatera intambwe bakegera abantu bakuru bakagira ibintu babigiraho bakumva n'inama zabo ntibapinge kuko hari ukuntu abantu bapinga abantu bakuru urubyiruko cyane akumva umuntu mukuru ntago bigendanye akumva ibitekerezo bye yabiciye amazi ariko ntago ari byo agomba kumwegera akamubwira ati akamugisha inama tese nakora nte mfite udufaranga twanjye ahangaha wangira inama mbigenze uragira uti begera abantu bakuru babasangiza ibitekerezo ariko tunafite case ya hano hanze nayo y'abantu bakuru barashaka kubona ko bageze mu gihe koko ari bakuru badafite gahunda kugira ibitekerezo basangiza urubyiruko koko biri rich bifite aho byabavana naho byabageze ntago hakiriho ya gahunda yo kuvuga ngo fata umwana wese nk'uwawe umwana ubonye ari mu kintu kibi umucyahe ahubwo usigaye usanga niba ari utwo tugeso tubi turimo abantu bakuru
turimo n'urubyiruko kuko ni collaboration y'abantu bakuru n'urubyiruko, abasore ku bamama bakuru, inkumi ku bapapa bakuru. None se turubaka iyo sosiyete gute? Ntabwo navuga ko ari bose. Yego, bamwe muri bo ni bamwe, yenda twakwita ko ari bamwe muri bo, ariko ubundi isi nyine ni nini, haba harimo abeza nyine n'abo bantu bataye umurongo. Urubyiruko ruzima rero byari nakubwiye ko aho ugomba gutekereza nawe akatekereza kumva akavuga ati ejo wanjye hameze hate, yagombye kuvuga ati ndacagura ndareba aba nyine bataye umurongo. Bibaho, hari abantu nyine ubona baba barataye umurongo, ariko hari n'abandi bakiri mu murongo. Abo bakiri mu murongo yagombye kubegera akabaganiriza kuko ni inyungu ze. Ntabwo wavuga ngo abantu bose uzavuga ngo bazajya ku murongo, ntabwo bibaho. Harimo abadeviya nyine bakajya mu bindi. Abo rero nawe muri bwa bwenge bwe, cyane ko abenshi barize, ubuyobozi bwacu ni bwiza, bwagiye bukangurira abantu kujya mu mashuri. Ntabwo ushobora gupfa kubona abana bakigenda gutyo batarize. Ubwo rero ubwo bwenge yavanye mu ishuri bwagombye no kumwereka guhitamo abantu bazima ashobora kwegera akabagisha inama. Nyamva nabikubwira. Uyu munsi iyo wicaranye n'abana bawe murimo muraganira, mwahuje urugwiro koko, ni iyihe nama utashobora gusoza ikiganiro utabahaye? Inama tuganira ibintu byinshi cyane, nkunda kubakangurira gusenga, ariko nanone nkongera nkanabakangurira ko bagomba, nimba nabyita gufunguka mu mutwe, bagafunguka mu mutwe bagatekereza, bakajya batekereza, bakumva ko nimba bicaye kwa mama na papa ntago ariyo bazahora, nimba bari kugenda mu modoka ya papa ntago ariyo bazahora, mu batekereze ko nabo bagomba kuzashaka ibyabo. Ibiri aho ntago ari ibyabo, barabifite muri iyi myaka, ariko imyaka iri imbere bagomba gushaka ibyabo. Icyo ndakibabwira. Ubu se ntibajya bakubwira ngo ese ntago uzaduha 8? Ntabwo yenda biterwa n'imyaka barimo, ibyo ntabwo bari babitekerezaho, ariko rwose ndabibabwira. Nk'ubu nk'abantu turi kuganira, umuhungu wanjye aherutse gukina filime ku ishuri, bari babashyizemo muri filime, babaha amafaranga 30,000. Yego, naramubwiye ntaya amafaranga 30,000 ntabwo nkwemereye kugomba ko yaryo ko wiboneye. Ngiye kugurira imyenda n'inshingano zanjye nk'umubyeyi, yego, no kugura buri kimwe cyose ukeneye inshingano zanjye. Ni ugomba gutekereza ikintu wakora, aya mafaranga ukazayabyaza amande. Umwana ubona atangiye gutekereza ibintu byinshi, mu myitozo ndamubwira ntutekereze, tekereze. Umwana yaje gutekereza ko namuhaye ingero kugira ngo mufashe kuko aracyari muto. Namuhaye ingero, namubwira ntushobora kugura inkoko zikazaba nyinshi, ushobora kugura ihene itazabyara izindi. Byarangiye umwana afashe umwanzuro wo kugura ihene, ayoroza kwa nyirasenge kugira ngo izagende, ku buryo abandi iyo bakiniye filime barayamaze, ariko yaguze ihene iri kugenda ibyara izindi, ku buryo amafaranga mbega urumva aracyayafite. Ya mafaranga arabitse. Icyo kantu rero umuntu aba amwigishije bituma amenya ko ifaranga iyo ubonye utarirya ryose ngo urimare, ahubwo ugomba guteganya ukuntu ugomba kuribyaza irindi. Mu bana ufite nk'umwana ujya wumva inama umuhaye atakugoye cyane n'ukugoye, abo bantu basha kubahanduringa gute bombi? Umubyeyi burya nyine abana ntabwo bose bashobora kumera kimwe. Uburyo iyo wabashije kugira ubushobozi bwo kubyara, Imana baguhaye n'ubundi bwenge bwo kumenya kurera. Hari abo ubwira ukabona ntabwo bari kubyumva neza, ariko hari n'ubwira ukabona arumva vuba, ariko nk'umubyeyi nyine Imana baraguhaye ubwo bushobozi bwo kubyara, ugatunga abo bana, ibaguhaye n'ubwenge ugomba kubyitwaramo, umujyana buhoro ukagenda umusobanurira bakanabonye ko yumvise. Ku mukobwa cyangwa se umudamu ufite igitekerezo cyo kwishingira business, ariko ari kubona hari impamvu imwe, ebyiri, eshatu, enye, eshanu kugeza ku 10 zimutera kuvuga ngo kwikorera ntibishoboka. Hari n'uwakoze koko ageramo hagati, ariko ageze kuri ya etape nk'iyuko corona yari igiye kugukoma mu nkokora, ageze kuri rwa rugavuga ngo ndabona bitagishoboka. We niziye mpamvu ushobora kumwereka yuko no kuri inshuro bishoboka, ari ugutangira business no gukomeza iyo wari urimo? Ngewe namugira inama yuko atacika intege. Ntabwo bagomba gucika intege nimba ubona ibyo wakoraga byarakomwe mu nkokora na covid cyangwa se n'izindi mpamvu.
muri ya saving wagiye ukora twa dufaranga wagiye ubika wadufata ugatekereza ikindi kintu ushobora guhita ukora kandi kigatuma utahagarika business yawe. Ntabwo guhagarika business rwose burya wayifata ugahindura ukajya mu bindi, ariko kuvuga ngo urahagaritse ubivuyemo gusa waba ubivuyemo ubundi ugiye mu bihe burya ubutsinzwe. Ntabwo rero tugomba gutsindwa nk'abadamu nimba ubona ibintu bitari kugenda nkuko nakubwiye ko nanyuze mu bintu byinshi, nagiye munyura mu bintu byinshi, ibyo byose nubwo nagiye mbinyuramo nkabivamo nkajya mu bindi nuko nabonaga ibyo bindi bigiye bitakimpa umusaruro nk'uko mbona bigatuma ntekereza ibindi. Nabo rero nabagira inama nimba abona ibyarimo bitari kumufasha agatekereza ibindi kandi ibyo gukora birahari. Kutaratangira rero impamvu ushobora kumbuhereza unamuhamiriza ko bishoboka cyane nka reference ga wowe, impamvu wamuha zo gutangira uyu munsi atategereje igihe azaba yiteguye neza nizihe? Impamvu urumva ufite umuryango cyangwa ufite ahandi hantu uri gukorera, nudahita ufatirana inzira komeza ibari. Nari mvuze wa wundi utaratangira. Wa wundi utaratangira, kuri wa wundi utaratangira namugira inama yo gutangira kuko n'ubundi rega nibyo naze nkubwira umuntu abagenda asaza ushobora gutinya risk uyu munsi urumva ukazitinya kandi ari rwagombye uri mu myaka yo kuzitinyuka n'ubundi ukazashiduka washaje ahubwo abantu bari bugiye gutinya risk kuko abanyabwenge bagaragaza yuko umuntu yakiri muto aratinyuka cyane, aratinyuka ibintu byose byinjiramo ariko kugenda usaza ni kugenda urushaho gutinya risk. Noneho rero mu gihe wakagombye gutinyuka urimo uratinya urumva uri muri hemukira. Namugira inama yo gutinyuka rwose, agatinyuka cyane akagendera no kuri ya jambo rivuga ngo Imana ivuga ngo nzahira imirimo y'amaboko yanyu, nzaho umugisha imirimo y'amaboko yanyu, akagendera kuri iryo kavuga ati nanjye ndakoze, Imana ikamuha umugisha ikagenda neza. Wow, akoze cyane, ikiganiro cyize cyane turi kugirana na mama Christine muri Omel Shop hano mu nyubako ya Chic. Turimo turagana no ku musozo w'ikiganiro, umurongo mugari wumva ushaka guhereza ubucuruzi bwawe no wowe? Umurongo mugari numva ashaka guhereza ubucuruzi bwanjye, numva ngomba gukomeza nyine nkaguka nkakora amabranche hirya no hino. Dore turi muri East Africa, ubucuruzi burafunguye, nkaba najya no gucururiza no muri ibi bihugu bindi duturanye. Ibyo mba mbitekereza rwose, mvuga ntibihe bigenze neza, igitekerezo ni ukwaguka, ntabwo ari ugusubira inyuma, oya ntibimbamo kandi nta gahunda yo guhagarara ihari. Oya ntabyo, cyane ko wamaze kubona ko bishoboka kubikora byose. Birashoboka rwose. Wow. Si uri kumwe n'umutware wawe, umutware wawe nakora ibifite aho bihuriye n'ibi ngibi? Oya, ntabwo ari byo akora. Ni ikihe kintu ayeshaka kukubwira ati buriya niba hari ikintu gituma mbona ufite itandukaniro n'abandi ariko in terms of business hakubwira ko ari iki? Azi neza ko najya ncika intege. Yego rwose arabizi ko nta kintu gishobora kunca intege, iyo habaye ikibazo ntago ngitindamo. Icyo kibazo tuvuge n'urugero, urabona business ntigenda, urabona habaye impamvu runaka zituma ubucuruzi butarimo buragenda neza, izo mpamvu ntago ari zo ngomba gutindamo, ahubwo ngomba kwihutira gushaka igisubizo. Wow, kabisa, urakoze cyane. Rero ni turimo tugeze ku musozo w'ikiganiro twagiranaga na Christine, hanyuma wenda dusoza, ni iki wararikira abakiriya bawe bahano mu mujyi, bahano mu nkengero z'umujyi, se abakiriya bawe muri rusange, ni iki wabararikira muri Omel Shop? Abakiriya banjye nabararikira ko muri ibi bihe dufite promotion. Urabona tumaze igihe mu gihe cy'imvura, abantu bari baraguze imyenda ibafubitse ibarinda imbeho, ariko igihe tugiye kwinjiramo guhera mu kwa gatandatu tuzaba twinjiye mu gihe cy'ubushyuhe, haba hashyushye. Icyo gihe rero twaravuze tuti abakiriya bacu reka tubashyirireho promotion kugira ngo ushaka kuza kugura imyenda yo kwinjira muri kiriya gihe cy'izuba atazagira ikibazo. Rero twabashyiriyeho promotion twayise summer promotion. Wow. Ubwo rero imyenda iragabanyije, hano dufite imyenda y'ibihumbi 10, kanzu nziza rwose y'ibihumbi 10, ukaza rwose ukigurira nazibonye, ukiterurira ikanzu ukagenda ukajya kwambara kabisa. Turi kunezeza abakiriya bacu, turabararikira rero kutugana, bakaza bakifatira imyenda myiza. Tugira imyenda myiza, wambara umwenda akaba ari uwawe, nta wundi muntu muhuriyeho. Bazayibona vraiment iri unique, vraiment
summer promotion muri Omer Shop, ngira ngo barabyumva yuko ntande bagomba kugana. Christine, mpera abadamu message, abadamu n'abakobwa bambwire ko bagomba guhaguruka bagakora wari warahagaze akongera umuvuduko kuko bishoboka, urugero kuri wowe. Yego. Abadamu abataratangira gukora rwose nibashira ubwoba kuko birashoboka, kandi imyaka barimo ni imyaka yo kutagira ubwoba. Nibashira ubwoba bakore areba ikintu yiyumvamo agitangire rwose, nta kuvuga ngo ikintu cyose kikwinjiriza amafaranga kitari icyaha, ngira inama umuntu kugikora. Nukuri. Abari rero bacitse intege, abantu bagiye bacika intege kubera ibi bihe n'ibindi byose byagiye bibaho, wenda nabagira inama nawe yo kudacika intege ngo bave muri business, ugakomeza cyangwa mo kimwe ushobora no kuvuga uti ibi nakoraga ndi kubona bitakigendanye n'igihe, ugahindura ubuzima bugakomeza. Wow. Reka tugushimire Madame Christine kuba wifuje cyangwa se kuba wemeye kuganira natwe uyu munsi. Twe turi Women TV, twizere ko n'ikindi gihe tuzakenera kuganira namwe nka Omer Shop, twizere ko muzatwakira. Murakoze cyane, tuzabakira. Yego.